ndaryama nkajya kuba nkabona ibintu by'inyo biri guturuka mu mubiri. Inyo? Yego. Kujya kuri toilette mbese ntago nyimeze nk'umukobwa, sinzi icyo narihebye nyine. Inyo zigaturuka mu mubiri? Ahantu hose ku mubiri wanjye nabaye umukara. Wabaye umukara kubera nyine ibyo bintu biba bituruka mu mubiri. Utu tuntu ndi kubona turi ku mubiri tw'umukara naho ziba zaturutse ni imbega ziragupfumura. Yego. Ariko nk'uko mubibona mu nkari ze ziri muri iyi base murabonamo inyo nyinshi cyane, ibintu bitabaho mu buzima busanzwe. Biraza gutera ubwoba cyane nk'uko nanjye byambayeho kubona inkari z'umuntu zirimo inyo zingana gutya. No kuvuga izo nyo zivuye mu gitsina cy'uyu mukobwa. Barapanga no kubana, ariko nyine umusore aza kujya hanze asiga amuguriye inzu, bateganya kuzabana nyine yavuyeyo. Nuko umukobwa aza kumuhemukira nyine agaruza asanga inzu yarayigurishije. Amaze kuyigurisha nuko umusore nyine ararakara cyane. Aramurogesha. Uwo mukobwa ararembye cyane, nyine ayo mafaranga yayigurishije miliyoni 13. Ubwo amafaranga agenda yasesagura, ubwo umukobwa atangira kurwara, araremba cyane bikaze. None ubu imiryango yose yamucitseho, ni njye wasigaranye gusa w'inshuti ye. Ubu ni ngiri kumurwana nawe nyine muba hafi. Umubiri we warabuze ahantu hose, ahantu hose kunda, ahantu hose yarabuze, hagenda havamo inyo zigenda ziri gutakara. Yesu we, nuko ameze? Zigenda ziri gutakara. Umubiri wose ubwo nuko umeze? Yewe we. Oya mworosa no ku gitsina hose zigenda ziri gutakara, ni ukwihagarika inyo. Ibintu byose nyine ni inyo gusa. Inyo gusa zigenda ziri gutakara, ahantu hose aryamye ziba ziri gutakara, mu bwiherero ziba zitakara. Inyo ni udusimba dutoya tw'umweru akenshi tugaragara mu kintu cyapfuye kikabora. Tugendeye kuri ayo magambo twakemeza ko uyu mukobwa yapfuye akagera n'aho abora, kubera ko umubiri we wose wuzuyemo inyo. Ukibibona ushobora kuba uhise wibaza niba yabasha gutera akabariro cyangwa nimba no mu gihe kiri imbere azabibasha. Umuhanga mu by'ubuzima yaciye umugani agira ati utazi umwanzi asiga umubiri. Umuririmbyi w'umuhanga nawe araririmba ati umubiri ni ubusa uzabora. Ibi ngibi ni kenshi tubyumva bitunyura mu matwi, ariko kubisobanukirwa bibaho gakeya. Ubisobanukirwa neza iyo ubonye umuntu wafata nk'umuntu ukomeye mu bwiza, wa muntu wemeraga ko ari mwiza koko, iyo atewe n'indwara utazi ahantu iturutse, ubwiza bwe bugashoka mureba, abenshi amarira mu maso arashoka. Ndaryama nkajya kuba nkabona ibintu by'inyo biri guturuka mu mubiri. Inyo? Yego. Kujya kuri toilette mbese ntago nyimeze nk'umukobwa, sinzi icyo narihebye nyine. Umeze? Yewe we. Oya mworosa no ku gitsina hose zigenda ziri gutakara, ni ukwihagarika inyo. Ibintu byose nyine ni inyo gusa. Uyu munsi nguhaye ikaze nawe ngwino tujyane muri urugendo rw'umusaraba uyu mukobwa ari kunyuramo rutamworoheye. Yitwa Rine. Nyine inshuti yanjye akundanye n'umusore, ku musore amugurira inzu, amugura buri kimwe cyose, barakundana nyine bikaze, bapanga no kubana. Yegereze mikoro. Barapanga no kubana, ariko nyine umusore aza kujya hanze asiga amuguriye inzu, bateganya kuzabana nyine yavuyeyo. Nuko umukobwa aza kumuhemukira nyine agaruza asanga inzu yarayigurishije. Amaze kuyigurisha nuko umusore nyine ararakara cyane. Aramurogesha. Uwo mukobwa ararembye cyane, nyine ayo mafaranga yayigurishije miliyoni 13. Ubwo amafaranga agenda yasesagura, ubwo umukobwa atangira kurwara, araremba cyane bikaze. None ubu imiryango yose yamucitseho, ni njye wasigaranye gusa w'inshuti ye. Ubu ni ngiri kumurwana nawe nyine muba hafi. Nimba nabyumvishe neza no kuvuga ngo umusore bakundanye we yamusigiye iyo nzu agiye hanze. Yego. Uyu nguyu yarayigurisha. Yarayigurishije.
ko numva yamuhemukiye se ahubwo ari uyu wahemutse. yaramuhemukiye cyane, nanjye byarambabaje, niyo mpamvu n'inshuti ze zindi zose zamuvuyeho. Hanyuma umusore agarutse asanga uyu nguyu inzu yamaze kuyigurisha tayari. Yego. Kuki se muvuga ngo yaramurogesheje mubibwirwa n'iki? Namuvuje ahantu henshi bandangiye ahantu nka hane, ngenda muvuza amafaranga yagurishije iyo nzu agenda ashira. Ntabwo twahereye kwa muganga biranga, tujya ahandi mu binyarwanda bisanzwe biranga. Niyo mpamvu naje nagize ngo mbasaba ubufasha kuko ararembye cyane, arenda gupfa. Abasha kuvuga se? Yitwa nde? Witwa nde? Arine? Yego. Witwa Arine? Ari bite se? So twebwe turi abanyamakuru, twe twaje kugusura. Uwo mushiti wawe yaraduhamagara tubwira ngo tuze tugusure. Nubwo nyine mbona warembye, nyine utari kubasha kutuvugisha neza, ariko urihangana utubwireho gato yawe nkawe nka nyir'ubwite ku kibazo ngo ufite ku burwayi twabonye butoroshye. Ihangane. ikibazo nyine n'umuhungu twakundanaga, ajya hanze, ansiga inaha, yarasize inzu n'imodoka. Nyine ndabigurisha, ndamuhemukira ndabigurisha. Agarutse asanga nyine ibyo gukundana nawe nabivuyemo, n'ibintu bye narabigurishije, ahita ajya kundogesha. Tujya kurogesha? None se iyo mubarana ukabimwishyura bikarangira? Yarabyanze, naramuhamagaraga akanga kunyumva. None se yakubwiye ko azakurogesha cyangwa nibyo watekereje? Oya, ntabwo yigeze abimbwira, ahubwo nuko natangiye kurwara nkagenda kwivuza ahantu hose, uwo akambwira anyandikira message arambwira ngo nzicuza ngo mu buzima bwanjye bwose. Mu buzima tubayeho kuri iyi si, akenshi amaherezo y'ibintu byinshi iyo bimaze gupfa birabora, nubwo hari ibitabora, ariko uyu munsi reka twivugire ku bintu bibora. Ikintu iyo kimaze kubora, akenshi kugira ngo twemere ko cyaboze bya nyabyo, gitangira kuzamo udukoko dutandukanye. Akenshi ikintu cyaboze gikunda kuzamo inyo. Inyo ni udusimba dutoya tw'umweru, akenshi tugaragara mu kintu cyapfuye kikabora. Tugendeye kuri ayo magambo, twakemeza ko uyu mukobwa yapfuye akagera n'aho abora, kubera ko umubiri we wose wuzuyemo inyo. Ariko nyamara ntabwo ariko byagenze, ntabwo yapfuye, kuko aravuga, arumva, ndetse arananyeganyega, arahumeka. Ariko mu bigaragara, urebesheje amaso, wakemeza ko umubiri we wose wamaze kubora, kubera ko umubiri we wuzuyemo inyo gusa. Ndaryama nkajya kuba nkabona ibintu by'inyo biri guturuka mu mubiri. Inyo? Yego. Kujya kuri toilette, mbese ntabwo nyimeze nk'umukobwa, sinzi icyo narihebye nyine. Inyo zigaturuka mu mubiri? Ahantu hose ku mubiri wanjye nabaye umukara. Wabaye umukara kubera? Kubera nyine ibyo bintu biba bituruka mu mubiri. Utu tuntu ndi kubona turi ku mubiri tw'umukara naho ziba zaturutse, imbega ziragupfumura? Yego. Bagerageje kumworosora ndetse no kumwegura, witegereje neza ahangaho uyu mukobwa yari aryamye, munsi ye urahabona inyo nyinshi. Ni witegereza neza ku buriri aryamyeho, urazibona nyinshi kandi zigenda. Urabona zimwe zinaturuka mu mubiri we. Ni ibintu biteye ubwoba cyane. Igihe cyo kujya ku bwiherero, iyo agiye gukora ibikomeye, mu mwanda we hasohokamo inyo. Ndetse n'iyo agiye gukora ibyoroheje agiye kwihagarika, mu nkari ze haba harimo inyo nyinshi. Byadutangaje ndetse bidutera ubwoba, tumusaba ko yihagarika tureba. Niko gufata ibase ayicaramo, akora ibyo agomba gukora. Ariko nk'uko mubibona, mu nkari ze ziri muri iyi base murabonamo inyo nyinshi cyane. Ibintu bitabaho mu buzima busanzwe. Biraza gutera ubwoba cyane, nk'uko nanjye byambayeho, kubona inkari z'umuntu zirimo inyo zingana gutya. Ni ukuvuga izo nyo zivuye mu gitsina cy'uyu mukobwa. Biguteye ubwoba, ariko nyine nanjye byanteye ubwoba ndi gukora iki kiganiro. Ukibibona ushobora kuba uhise wibaza niba yabasha gutera akabariro, cyangwa nimba no mu gihe kiri imbere azabibasha.
yarashize inyugusu. nuvuga ngo ubu nta nubwo yakihakabyizi ntabwo yatera akabariro. Uwo musore wakwemera gutera akazizi mu nyose yabaho. Ibyo si bimaranye igihe kingana gute? Bimaze amezi 4 ariko byatangiye mbere mu mezi 4 nibwo nari maze iminsi ndembye cyane. Mwese urarya mugasinzira? Ntago nsinzira. Nuko ngo bazi kugenda. Mba ndi kubabara no mu mubiri ahantu hose ndi gutoneka hose. Ibintu kandi ubwa mbere mbyumvise se. None se ubwo Yesu uratubwiye ngo niyo ngiye ngo kwihagarika ngo mbona ntari umukobwa, none se nugiye kwihagarika nabwo urazibona? Mbona ibintu nazi nyine sinjya mbisobanukirwa ibyo mba ndi kubona. Iyo ugiye kwihagarika? Iki kibazo giteye kuko numva ari ubwa mbere ibintu se nabyumva. None se uyu musore basi muhamwe ukamusembaza kubwira ngo iki? Shangiye naga abashika kunyitaho cyetse mugerageje sinzi. Uracyagira nimero zo ngo tumuhamagare? Nimba zikibaho zirahari komenya sinzi nimba zikibaho. Reka tuzirebe tumuhamagare. Tumuhamagare basi wenda tumukwingingire kuko nyine ibyo bintu ntago byumvikana njye n'ubwa mbere mbibonye. Ngandebera iyo nimero yimbwira. Yimenye muhamagaye ntare. Kamuhamagaze nimero yanjye atazi. Ashaka kutayifata uga? Yegereza mikoro mbwira ngo ndi kumva. Nimero ye telefone yashaka kutayifata abonye ari umuhamagaye. Wareka muhamagaze yanjye. Kamamagaze yanjye ntacyo. Duteze uhamagaze yawe urebe ko yagufata. Kumve. Numva icyo bivugaho kabisa. Mbona siri kuba busy. Ndabona kuba busy. Nubwo bwose umukobwa yahemutse pe. Sore nawe aramuhemukiye bikaze. Kamuhamagare telefone itabona abwo nta nubwiriho. Telefone ntabwo iri guca mu kabisa. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler. Ubwo utinze gutya bishoboke ko ari amarezo. Birashoboka Kangerageze ngiye muhamagare kandi disi mwihangane pe. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Namarezo ubundi telefone itinze ndakomeza nyigerageze ntacyo aho ikundira ndamuhamagara tumubaze. None se ngiye kintu numvaga rero mwakora mwirirwe mwiruka mujya kwivuza nimba nyine yarababwiye ati munzanira amafaranga yanjye nge numvaga mwe gushaka kuntu mumwishyura mukarangizanya nawe ikibazo kigakemuka. Mwese ko mubyumva? Tuyafite nyine twamwishyura ariko amafaranga yarangije kuyasesagura ayapfusha ubusa. Ubu nta mafaranga dufite, amenshi twarayivuye nayamuvujemo byaranze nyine nta mafaranga dusigaranye. Nta mafaranga musigaranye? None se urambwiye uti umumaze kwivuza ngo ahantu henshi kugeza aho miliyoni zingahe zishira. Urambwira uti twabugiye mu kizungu biranga, twagiye mu kinyarwanda biranga. Hanyuma se ugatekereza naho ko ugiye kwivuza hehe noneho mutageze? Gusa hari ahantu twumvishe kuri radio hari umuganga twavuganye atubwira ko yadufasha ariko yaduciye amafaranga menshi pe ntago twayabona kuko amafaranga yarangije gushira. Yabaciye angahe? Yaduciye 400. 400? Ngamuvura kirese? Nawe nuko gerageza ntago tubizi. Cyangwa nawe nyine ni nk'abo bose bagize. Ni nk'abo bose nyine mwanyuzeho bikanga. Nuko gerageza ariko hari abandi bantu nka 2 bambwiye ko avura. Ubwo twagiraga ngo wenda dusaba ubufasha ku buryo twamujyana tukareba ko byakunda. Wawe ko numva se kanongere mamagare ya nimero iciyemo noneho. Kamuhamagare na reka nyitaba mpimubase kuko. Tubarize ko yagira n'imbabazi wenda kuko amafaranga yo ntago twabona yo kumusubiza. Ubwo ntago ari kumfata. Allô? Allô? Oui.
Mwiriwe. neza. Nge uguhamagaye ntago nzi. Yego. Ndi umunyamakuru wa channel yitwa Kigali 250 ni channel ikorera kuri YouTube. Hari umukobwa witwa Aline uramuzi? Aline we. Aline wa Kimironko. Yego, ndamuzi. Uramuzi? Yego. Niwe wari umpaye nimero zangu nkuvugishe twari nanagiye kumusura turi kuganira. Ngira ngo wenda ntaciye umubwira musubire. Uwo mukobwa ikibazo dufitanye arakizi none umva atangiye kunjyana mu itangazamakuru. Ibyo namukoreye nagumya kunjyana mu itangazamakuru. Nta kintu na kimwe nzigira amufasha azagumya gutyo mpaka apfuye. Ibyo ari kujyamo byose nta kintu na kimwe bizamugezaho batangiye no kunjyana mu itangazamakuru. Oya nge nande kuvuga najya ngo wenda mugusubira. Oya nta kimwe agomba kumbwira kuko ngewe ibyo twavuganye igeze yankoreye nta kimwe nshaka kumva muri ibyo binabwiramo nta guca kumenya no kunamamagara ahubwo ndanabiyaza. None se umva nkubaze nini? Nese basi habonetse uburyo akakwishyura ibyawe. Oya nese gutataza kunyibwira kubwite se undi ubundi abari kumamagara mbaziki. Ngo ntago kimwitaba niyo mpamvu. Oya. Yesu we. Aranankubye noneho. Ubwo arahita yikuraho kuko nabundi dusanzwe tudacamo. Arahita yikuraho. Kuko nanjye naramuhamagaye nyine ngo numve ko twabikora. Yacamo. None se kumbona ari ikibazo gikomeye. Shani ikibazo gikomeye pe. None se nyine ubundi ikintu kiri kuntangaza ibintu kuva mbayeho n'ubwa mbere mbyumvishe kuntu muri kumbwira ngo mu mubiri we ngo hava minyo. Nese unuvuga umubiri we ubungu butari umubiri we waraboze. Umubiri we waraboze ahantu hose hano hose kunda ahantu hose yaraboze hagenda hava minyo zikenda ziri gutakara. Yesu we nuko ameze. Zikenda ziri gutakara. Umubiri wose ubwo nuko umeze. Yewe we. Oya mworose no ku gitsina hose zigenda ziri gutakara nta nukwihagarika inyo. Ibintu byose nyine ni inyo gusa. Inyo gusa zigenda ziri gutakara ahantu hose aryamye ziba ziri gutakara mu bwiherero ziba zitakara. Umubiri we nese ubudisi mana we cyeko ndumva nyine mbuzi icyo mvuga ndumva bindenze. Ararembye pe. Nese basabasha kurya abasha kuryama agasinzira. Gusinzira bwo ntagasinzire use wasinzira inyo ziri guturuka mu mubiri bigakunda. Birumvikana. Nukuvanga aya meza ne yose avuga aya mazahangayitse gutya inyo umubiri wose no mu gitsina zigasohoka. Ahantu hose ziba zisohoka naromewe. Yakihagarika mukabona ziraje. Ni inyo gusa. None se ubu nta ndwara wenda ibaho iteza ibintu bikaba byarahuriranye nuko uwo musore yamuhemukiye akaba arwaye bisanzwe mukabyita amarozi mukaba mwarabinyuranyije? Namanje kumujyana kwa muganga henshi acamo no mu cyuma biranga. Yaciye no mu cyuma wasanga nta ndwara afite. Bo ntibazibona. Bo ntago bazibona kwa muganga bisanzwe. Mu kizungu ntago babibona. Batubwira nta ndwara afite. Kandi zigahama zize. Nese ubu kugira ngo yoge basi bigenda biti niwo mwoza? Ninjye mwoza. Baba we. Iki kibazo rero ndumva kirenze ubwonko bwanjye. Harya ambwiye ngo uwo muganga ngo yababwiye ngo iki? Uwo wundi musha. Muganga nyine yanciye 400 kugira mbashe kumuvuza ariko nta mafaranga mfite pe. Nta 1050 byonyine 400 ntago nabibona. Nukuvuga ngo tugutabarize bamutabare no kuri abantu bari burebe iki kiganiro ndabizi ko umuntu ufite umutima ufasha yafasha byibuze uyu mwana akivuza pe. Ndasabira ubufasha rwose kuko ahubwo se mbere yuko natuvuga iby'ubufasha wizeye ko uwo muganga yamuvura koko amafaranga ntapfa ubusa nge nicyo kintu nshaka kumenya. Byose no kugerageza ariko buriya nawe birashoboka. None se rero reka nkubwire mfite kandi amafaranga nagendanye hano mu gakapu kanjye ashobora kuba ari nk'ibihumbi 300 byo nari ngiye kuyakoresha nagira naba mbisubitse noneho kande arangahe aya mafaranga yes aya mafaranga ni 300 ngiye kuyaguha tugende si yakeneye ko tumusigaramo 100 cyangwa tukama kuri telefone
birashoboka nyine twagira ikintu ngiye kugufasha nyine ikintu nagufasha none hakwe ngo utegereze wenda ngo utegereze igihe abantu bazagufashiriza bazamufasha wenda no mu bindi by'ubutaha no mu bundi buzima azakenera kubaho reka nguhaye amafaranga 300 wowe umujyane ujya kwa uragira kwa ushaka kwa muganga kohereje n'ibyo 100 nta kibazo yego umutakambira umwinginge umubwire abafashe sibyo murakoze wowe akira murakoze cyane noneho wowe ugende umubwire agufashe noneho na kirabasi abashije kuvuga ngiye tuzagaruka ubutaha tuganire nawe birambuye dukwana ikiganiro no abitubwire neza bitwibwirira abasha kuvuga afite n'imbaraga sibyo byiza yego nta kibazo ariko buriya mwana dufashe ko mutatugezeho ko ntabwo ari kure cyane ntabwo ari kure tubaha karifti ntacyo twabaha lift tukamugezayo cyangwa se ntabwo twanajyana no kwa muganga nimba ubona nta kibazo cye atanga ko twagiye turi abantu benshi nta kibazo nta twirukansa reka kwa muganga nyungu igitekerezo twereka tubirikeze kwa muganga n'ibinana twemerera tubikurikirane nkuko twatangiye ikiganiro tunagisorezeyo wenda muganga ashobora kudufasha akadusobanurira byimbitse iki kibazo nyirizina uko kimeze tukanabyumva kurushaho koko tukanamenya nimba ari amarozi cyangwa nimba ari indwara y'indarwaye reka bitubireka ngo tujye kwa muganga numva ikihutirwa murakoze cyane yego kameramani mumfashe gutya tumugeze ku modoka turi mu nzira twerekeza kuri uwo muganga baturangiye ngo tujye kugerageza amahirwe bamwe mushobora kuba muri kwibaza niba azakira cyangwa nimba atazakira kubera ko ni ibintu bikomeye ibyo nanjye ntago mbizi reka tubiharire Imana aha tugeze ni kwa muganga yes rero ahangaha tugeze ni kwa muganga tunamushimira ko yemeye ko agiye kubakurikirana tubifata ku mashusho ngo muze nyine ku abantu batangiye ikiganiro mukomeze munarebe uko gahunda zigiye gukomeza muramubona Aline cyangwa se wa mukobwa urwaye aha ni kwa muganga nyine niho avurira nyirizina uyu ni muganga mubona mwacire mikoro amakuru yanyu ndabanza ruko ndabanarembye ndabanza ruko akira tuvugane amakuru yanyu ni meza buhoro buhoro ni wowe witwa nde umurwayi yitwa Aline wowe witwa nde yene twariyete kubera ko agiye nakira abarwayi benshi batandukanye baturutse impande nyinshi kandi batotwabone kuri telefone ubwo rero sinamenya uko witwa ni wampamagaye mu minsi ishize ni njya guhamagaye umbwira ko muvuye muri Kigali bafite umukobwa urwaye bakoze ukuntu yego mbo muryabanza muryamisha aho ngaho uburwayi mu gihe kingana iki bamaranye amezi menshi amaze igihe kirekire arwaye murakeka ko yabarwaye iki nese muganga twanamuvuje ahantu henshi byaranze ubwo niho tuje kwitabaza ubu ngubu mwambuye kwa muganga w'ikizungu mumugije mwagize kwa muganga w'ikizungu twagiye mu kwa muganga w'ikizungu bamucisha no mu cyuma babura indwara hanyuma kwa muganga w'ikizungu tujya n'ahandi mu Binyarwanda ahantu hane biranga ariko hari umuntu duherutse guhura arakundangira ubwo rero tuje kureba ko nawe watugeragereza umugabo ndabunganiyeho gato ndanagushimira no kugushimira wenda ko wemeye ko ukorana n'itangazamakuru aba barwayi nyine barampamagaye turaganira bambwira ukuntu bagiye bahimukirwa mu buryo butandukanye ariko bambwira ko bumvishe itangazo kuri radio bakuvuga ndetse ko hari n'abandi bantu babahaye ubuhamya bakababwira yuko uvura bya nyabyo niyo mpamvu twifuje kuza hano tukanazana nabo nyine tubaherekeje rero ni wowe byiringiro bye ni nawe uri butubwire nimba ko kubona bishoboka ukurikije n'ikibazo kukibona murakoze cyane ntabwo nari namusuzuma yego ariko ngewe icyo niyemeje no gufasha abantu kandi uko namubonye n'uburyo ajemo n'abaje batameze ko ndabavura nta kibazo yego
murebe imiti iri aho ngaho iriya yose nimba nazaniye abantu kugira ngo mbafashe. Yego. Niyo mpamvu rero ngiye kugira ngo mbanze musuzume menye n'ibyo mvura ibyo ari byo. Birakunda se kubikora natwe duhari cyangwa nta kibazo nabyo nta kibazo. Ntabwo ari ibintu misha. Noneho reka tukure gukora akazi kawe. Yego. Sa murakoze. Bashaka kuvuga gakeya ariko aravuga. Chirana turebe. Tongera chira cyane. Sana kuda turebe ko amaze. Rashize. Witwa nde? Wazazi nawaambia mnisaidie kusudi nijue kama huyu mtoto anaumwa nini. Mnisaidie wazazi kwa uwezo mlionipa. Mfashe basaza ubushobozi mwampaye ababyeyi bakurambere kugira ngo ndebe uburyo ki uyu mwana arwaye n'ibyo arwaye. Koma nayibye. Yaribye. Yaribye dore hari umuntu wamurogesheje kubera ko yamwibye. Yaramwibye sindabona ibyo ari byo. Yego. Kugaragara ko yibye. Ibintu byo kwibamo se kandi katari yabitubwiye. Yaribye umuntu wagira ikibazo nayo dore yaramwibye. Niba ufite ikibazo cy'amafaranga hari ibintu byo rwose byinshi yamutwaye. Akaba adashaka kubyihanganira rero akaba impamvu yamugize kuriya. Niko wari kubibona. Niko agenda kubibona. Urumva ko ngo yaribye. Yaribye ko ni nko kwiba ko yakundanye n'umusore aramuhemukira. Niko byagenze. Ni umusore yahemukiye. Nahise mbibona. None se muga ko wumva nyine uwo yibye ari abakwa y'umuterereje ubu biraza kugenda umuterereje. Mbo uburozi ndi kubona banamuroze. Uburozi burwa n'abandandi. Abandandi ni bantu ki? N'aba Kongomani bo muri nani hirya za Butembo gutyo. Kwanza baba za Butembo niho baba. Abangaba ari uburozi buno bwaturutse. Dore bwambutse n'umupaka rwose. Uri kubibona? Ndi kubibona. Hanyuma icyo ngiye kumukorera. Yego. Ajya sinzira? Ntago ajya sinzira. Ntabwo gusinzira, umuntu ntabwo gusinzira. Icyo ngiye kumukorera rero bikanze ndamubura nta kibazo. Ubu uyu ni umuti ugiye kumuha cyangwa kumusuzuma? Ni umuti ngiye kumuha. Kugira ngo ndebe uburyo kimuvu ntangira kumuvura, ubu ntangiye kumuvura ubu ngubu. Yego. Kuko ibuda urabona barababaye cyane. Ntabwo namutinza kandi urabona ko n'abandi bakiriye musanze bamaze kugenda benshi. Akaba ari umpera umuzenye nawe. Yego. Akira muko akira. Mira ntuciye birarura ko bimeze nta kibazo. Birarura cyane ariko. Turarura cyane. Rero
wishyuzaho ariko ngufashe nacyo bo ndagira ngo umfashe. yego Hari umuti ngiye guha uyu mugenzi we, hanyuma mugera mu cyumba, wowe umusiga umubiri wose. Numara ko umusiga umubiri wose ugaruka hano baryame hano. ubwo nawe umusiga biragenda bite? Nawe umusiga ni ukuvuga ngo we arahita, kuko niba ntangiye kumuvura neza, ubwo ukuvuga ni umuvura kwa kigo rero ko utangiye kumuvura ni uko ahita agira ibitotsi byinshi cyane. Yatubwiye ko atabasha gusinzira bitewe n'uko mu mubiri nyine ziba ziri kumwirukanka. Nabibonye ari ziranyuze leta zihagarara. Mbura ndumutinza kumana nimugoroba n'ubundi. Icyo manza kubasaba muramusiga hano. Mwe murasigara wowe nawe. Kubera ko umunsi ntabwo namuvura ngo bishoboke. Murasigara umurwaze uko hari mitindi, ntabwo nafata umwana w'umukobwa nkura wongeye kumuhagira kandi uhari. Buri ugenda umuhagira nta kibazo, kubera ndibiziza ko bishira nta kibazo. Sawa. Buragiye kumuhagira uwo muti. Wagiye kugera mu musige. Numara ko umusiga ubwo nyuma yaho ngaho urabura ko biza kugenda. Hano reka banza umusige turebe kuko tubwiye nimba bibana cyane ko nta kizere dufite bitewe n'abantu benshi bagiye banyuraho bikanga. Ibyo birumvikana. Reka abanza umusige turebe uko bigenze ko nimba aryamye gasinzira. Sawa sawa. Ubu hakurikiyeho gahunda kuya kumwoza uyu muti se bundi bwoko ki? Uyu muti uba wita kasaka ucawe. Uyu nguyu ni umusaka mu baramuroze bwose ukabwegeranya ku buryo kugira ngo nanjye mbone uko mbukuramo. Rero hanyuma yo kubohereje ngo ajye kumwuhagira uriya muti umuhaye, ubu biratwara nk'igihe kingana gute? Uriya nuko umusiga so kumuhagira no kumusiga. Yego, kuko umuhagiye mbere yuko umusiga wabigisha aho uranze ko umusiga umara kumusiga akaryama akango kujya abana kumuhagira. Kubera ko icyo gihe uburozi bwose bamaze kwegeranya nyina nabona kumuha umuti wo kugira ngo byose mbihagarike. Yego, ariko mbizeje ko byose mbihagarika ntibagire ikibazo. Ubu cyizere tukigire cyuko mugire icyizere mbo n'ikimenyimenyi. Yego, aya mafaranga yazanye afate arama hasi 200. Ani byiza kuba mpaye andi mafaranga arayampa abonye umuntu wakize. Abonye umuntu akize. Ntabwo nafata yose atabona umuntu wakize. Ndumva bari no gukomanga kurudimenya yamaze kuba umusiga, ahubwo sinzi nimba bemerere bakagaruka wenda nimba iminota bawaje ntiyarangiye. Nta kibazo nibaze, nta kibazo. Ngo mwaza ubu hagiye gukurikiraho iki none? Ubu ngubwo maze kumusigurira muti reka tuba tumuha agahenge abanza aruhuke. None se uriya muti w'umusize ubonye iki? Uwo muti muganga guhaye uwo musize ubonye iki? Hari impinduka nanjye ubonye? Nta kiribonye mu mubiri. Gusa inyo ntago zikomeje gutakara nkuko ziri gutakara. Kuko agenda hose zigenda zigwa, ariko turunze ndinze mva kuzimusiga zitaratakara. Nta no kwikanga ubonye kuri we. Nta kwikanga ubonye kuri we. Ahise agira ko arahise yikanga. Ndabona aranasinzira. Biraza asinzira nabo cyane. Kandi bambiye ko atajya asinzira ngo amaze hafi amezi ane adasinzira. Asinzira ndabizi. Umuti tumusinziriza cyangwa ahubwo no tumusinziriza kugira ngo ubone uko umwinjira mu mubiri ukora mu buraburozi bwegeranya. Ubwo dukora iki? Tumureka aryame? Ni mumureka aryame asigaye n'uyu mugenzi w'umurwaje bisigaye genda byikorana. Ntabwo ushobora muvura umunsi umwe bishoboke. Rwasigaye n'akazi ka muganga, ako twizere ko umukobwa wacu ari bukire kabisa. Arakira ntugire ikibazo na kimwe rwose.
ego ubu ngubu namara gukanguka ngo ajya kwiyuhagira mbo akaza nkamukora nta mundi muti ejo saa yine uzakira umuntu wawe kandi wishimiye neza nta kibazo azaba yakize nta kibazo urakoze cyane noneho urasetse hanyuma se umuga wenda twageze hano iwawe nyine twabonye ibintu byinshi bigiye bitandukanye ubwo nyine ngiye kwiba iminota mike cyane mu gihe haryamye mboneho no kubaza nyine utuntu tumwe na tumwe twaje tuhita twinjira mu gikorwa ntiwanatwibwira mbese twaje wita usamiye umurwayi hejuru ko nicyo yari ameze nabyo turanabigushimira nka muganga haba ikintu bita urgence iyo ubonye umuntu aje arembye ntabwo wita ku bindi bintu uretse ko rubanza kwakira ibintu ukabibaza nyuma mbo niyo bijemo mu bintu by'amafaranga ntabwo amafaranga ari wihutisha kuvura umuntu yamara kumuvura kujya kubona guca amafaranga byiza cyane rwose ni muri rwo rwego rumwe nabakiriye nk'abantu mwe nta ndwara nabamenye ahubwo uretse ko mwanyibwe nyuma yaho ngaho njyewe nitwe muganga mbongira mihigo abandi umuvuzi gakondo bimaze imyaka 16 ubwo rero nkorera mu mpande zitandukanye hari igihe mba ndi Kongo cyangwa ari Tanzania ni Burundi hasasa cyane cyane mba ndi muri Kongo ko nkora n'imiti myinshi cyangwa Tanzania ariko undi hano mu Rwanda ho ndi gukorera abantu bangana ni benshi uje wese ndamufasha uri gukorera mu Rwanda ubwo se abantu bo muri Kongo ntihari abakura mbo ukeneye ko mukorera bari bajye basanga hano byanashobora gukorana bariyo nta kibazo bariyo gute ndabakorera akamubwira amazina abanza kumbwira uko amazina ye na se na nyina n'ifoto akanywerereza nanjye ngasuzuma nkamenya uburwayi uko bumeze nkamuvura ariyo nta kibazo niba ari muri Amerika ni aho yaba ari hose ku isi namuvura nta kibazo nagira nyine nsubiramo ko ntabwo ngumvishe neza ni ukuvuga ngo ugiye umuntu anywerereza abanza ukazi yamaze ni unyihamagarira ubwa nkeneye agamagara kuri telefone tukabona nkamubwira ikibazo afite nkamubwira ikibazo kugira ngo gikemure nyoherereza ifoto yawe n'amazina yawe yombi n'aya papa na mama hanyuma nkuvure kuvura ndabanza ngasuzuma mara gusuzuma nkabona urwaye indwara runaka basuzuma iki ugasuzuma ku ifoto niyo suzuma ifoto n'amazina buriya ufite ifoto n'amazina umuntu mba mufite neza cyane nk'aho twicaranye ubu mufite kimwe nuko ubona buryo umuntu ajya avunika bakunga igicucu cye kandi batamukozeho umuntu kuba ukamuvura atiriwaza kandi agakira cyane rwose maze kubikora abantu benshi cyane ku buryo bajya banashimira cyane bakohereza ubwo nyine